Niba ufite ikibazo cy'ibiheri, reka nkwereke skin care product izagufasha. Ivura ibiheri, irimo benzoyl peroxide, niba ibiheri byawe biri kubiterwa n'amabacteri izagufasha. Irimo salicylic acid ikura imyanda muri pores. Ikindi niba ibiheri biri kubiterwa n'amavuta menshi, harimo niacinamide na zinc bizagufasha. Ikindi cyagufasha ni iyi acne and dark spot serum. Irimo niacinamide, irimo zinc, ifasha kuringaniza amavuta mu ruhu, gukura imyanda muri pores. Irimo na salicylic, azelaic nayo ikagufasha guhangana n'amabara bya biheri bigusigira. Urumva ko rwose ibintu bivura ibiheri twakwitayeho. Ufite amahitamo menshi agiye atandukanye. Iyi face wow nayo ivura ibiheri, kandi nanone icyiza cyayo ni uko ibikora mu gihe gitoya. Ku bantu b'inzobe ni nziza kuko iguha n'inzobe nziza, ikurinda n'amabara byose. Face wow ikora ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Ku bantu b'ibikara, chocolate glow ni umuti. Izakurinda ibiheri, kurinda amabara, ikurinde uruhu gusa nabi. Mbese budget yawe niyo izaguhitiramo icyo wakoresha. Nanone ikindi cyagufasha ni retinol. Retinol uretse kuba inakuraho ibyo biheri, inakuraho n'iminkanyari byose. Mbese niba ibiheri byawe byarananiranye, tangira wite cyane ku gukoresha retinol. Ikindi cyagufasha ku biheri ni ama AHAs n'ama BHIs. Bakorera uruhu rwawe exfoliation, kuko uruhu iyo rukoreye exfoliation ruvaho imyanda yose, yaba iri muri pores cyangwa iri ku ruhu rwawe. Kandi nanone niba uruhu rwawe rutiyuburura, biragoye kuba wabona ko uruhu rwawe ruri gukira ibiheri. Niyo mpamvu AHAs plus BHIs exfoliating toner ni umuti ku kibazo cy'ibiheri bitajya bipfa kuva ku ruhu. Ikindi cyagufasha ni ukureka amasabune y'ama bar soap, ugakoresha ama cleanser. Cleanser nakweretse ya mbere yo ikora ku ruhu 3 mu cyumweru, naho izi zindi zikoreshwa buri munsi. Urumva rero ko amahitamo ni ayawe. We'll be your partner day and night. Niba wifuza product zacu, twandikire kuri nimero iri kuri screen yawe.